biradufasha. Kuri ino cano hanyura ibiganiro bitandukanye byo kubaka ingo, byo kubaka umuryango, kandi ntekereza ntashidikanya ko iyo wageze kuri ino cano ni ukuri rwose umva uba wahabaye cyane. Wowe utarakora subscribe rero gerageza uyikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Wowe wayikoze nawe mbashe kugushimira byimazeyo. Ubushize twaganiriye ku bagabo bafite igitsina gitoya, sibyo se? Ntibiyakire bakumva nyine ntabwo, kandi ko ntabwo wakwiyakira. Uyu munsi rero nabarangiye umuti, sibyo? Nizere ko abawukoresheje mumaze kumva itandukaniro, cyangwa se abiyakiriye nkababwira uburyo ushobora kujya uyikoresha, kubera ko wenda ushobora kuba wagiraga ipfunwe utazi no kuyikoresha, ariko nakubwiye uko wajya uyikoresha kandi umukobwa akanyurwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bakobwa nanone batagira amavangingo. Uko wumva ubabaye ufite imboro ntoya niko umukobwa utagira amavangingo nawe ababaye. Hari ikintu aba abura mu mubiri, aba agenda nyine yumva ameze nk'utuzuye, nk'umuntu ubura urugingo mu mubiri. Ariko buriya mu buzima bwa buri munsi ntabwo twese duteye kimwe. Ntabwo twese duteye kimwe nk'uko mpora mbibabwira, hari abayagira, hari abatayagira, hari ababikora bakazana urwo rufuro, hari abatazana n'urufuro na gatoya, mbese hari n'abuma ari babandi bita ba mukagatare. Urumva rero turatandukanye abadamu. Nkubwira ngo rero aka kanya uwo tugiye kuvugaho ntabwo ari uwo uzana duke, si uzana urufuro, nubwo tugiye kwivugira kuri Mukagatare. Mukagatare rero ahuje ikibazo, ajya gusa na wa wundi ufite uw'umugabo nyine ufite agatsina gatoya. Ariko nkubwira ngo aka kanya nawe ubwawe ushobora kutiheba kuko birababaza cyane. Nanjye bindi icyo kibazo kindiho nababara pe, nababara. Najyaga mvuga ngo ntabwo bishoboka, biterwa n'uko wabikoze. Ariko nanone nza gusanga koko icyo kibazo mu buzima busanzwe abadamu dukunda kukigira, cyangwa se tukakigira, ntabwo ari ukuvuga ngo dukunda kukigira. Hari umudamu ushobora kuba afite stress mu mutwe, cyangwa afite ibibazo bitandukanye mu mutwe, yajya cyangwa se arwaye ama infection, yajya kubikora ugasanga nta na duke abonye. Kubera iki? Kubera ya ma infection cyangwa kubera ibibazo yifitiye mu mutwe. Uwo aba atandukanye rero na wa wundi ufite uko yaremwe, utagira na dukeya, adafite ibibazo, anishimye ariko ntayazanye. Urumva baba batandukanye. Wa wundi ufite stress, wa wundi urwaye ama infection arayagira, sibyo? Iyo anyweye imiti arayagira, cyangwa iyo bya bibazo bishize arayagira, ariko atandukanye na wa wundi utajya utugira na dukeya. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu utajya utugira na dukeya, niyo mpamvu nakubwiye ngo abahangayitse. Ni hahandi azajya mu gikorwa n'umugabo ugasanga bakoze iminota 2, uyu nguyu we niyo wamutegura uti ushobora gukubita rwose umutwe ku rutare, ataravuga ngo nta bubobere, nta rubenda, nta, ukamusoma ugakoresha kata zose, ugakoresha karisere kada, ukavuga ati suhu nanjye ubwanjye ndi mu biki koko. We akagutegura pe, umukobwa akagutegura ukabishaka, ariko wajya kuyishyiramo ugasanga harapfutse, ugaseseka, reka da. Umva, uyu nguyu rero nta kindi kintu azakora mu buzima bwa buri munsi. Agomba gushobora gukora ibintu ngiye kumubwira. Izi nama nazikurikiza nawe azagenda aba nk'abandi gake gake, niko nawe agomba kuzageraho amavangingo akaza. Kandi koko nubikora ibyo ngiye kukubwira uzabona itandukaniro. Ushobora kuba uri umuntu ukunda warihebye kubera ko ibyo bintu utabigira, sibyo? Ukavuga ati no kubonana n'umugabo ntacyo bimbwiye, ni ukubonana nawe akagenda ntaranga ngo uriya mukobwa ngo ni Mukagatare. Kandi koko birababaza umuntu avuze ati uriya mukobwa ni Mukagatare ntanyara, ni nko gukubita ku rutare, nawe byakubabaza. Ariko ugiye wifatira ku kokombure yawe, sibyo? Mu gitondo uko ubyutse ukayirya, na nimugoroba uko ugiye kuryama ukayirya, sibyo? Hanyuma warangiza ukajya ukunda kunywa icyayi kirimo tangawizi,
sibyo, kirimo tangawize washaka ugashyiramo mu cyayi cyawe, washaka ugashyiramo n'ikiyiko cy'ubuki, ukajya ukunda kurya imboga rwatsi, ndavuga dodo, sibyo, ukajya ukunda kurya imbuto, ubwo imbuto harimo ibinyomoro, imineke, ukajya ukunda kurya na wotameloni. Nzi neza ko ibi bintu utabibuze umunsi ku wundi, ni ukuri kw'Imana uko mbikubwiye amavangingo azaza, kuko hari ibintu twebwe mu mubiri tugenda tukiyima, ukumva ngo sinkunda imboga, ukumva ngo nimba utazikunda nta nubwo uri buziteke, ariko buriya za mboga uramutse uzifashe ukazirya ukazirira umuti, ukavuga ngo wotameloni ngo sinyirya, ngo kiriya kintu ngo kimeze ngo gutya na gutya, ariko ukayifata ukayirira umuti, ibi bintu nawe ubwawe mu buzima bwawe uba wivuye, kandi ugakunda no kugira gute no guhekenya karoti. Nzi neza ko ibi bintu nuramuka ubikoresheje uko mbikubwiye, wowe uzambabarire utere comment kuri kino kiganiro uvuga ati ni ukuri we Diane ahubwo uri umuntu w'umugabo, sibyo se? Nzi neza ko inama tubagira umunsi ku wundi rwose pe, ni inama zubaka, si inama zisenya, ni inama zo kubaka umuryango, kuko nimba uri umuntu w'umudamu ukaba uri Mukagatare, ntabwo urugo rwawe rwakomera pe, umugabo wawe nta nubwo mwamarana amezi abiri, dore ngaho aho mpagaze, kuko ntabwo azajya kwirirwa acika ibisebe, ubwo se yacika ibisebe ashaka iki? Nimba agize agasigaho utwo tuvuta kugira ngo habobere, utwo tuzi akamenamo, ibyo se azabikora iminsi ingahe? Azajya kwishakira ba bandi bafite amazi nka robine yisuka, akubita amazi agahita aza, wowe urumva ntacyo yagushakaho. Ariko nuramuka iyi nama uyikurikije, nzi neza ko rwose ibintu byawe bizagenda neza, kandi uzavuga ati ino cano ni iy'ingenzi, ino cano yaziye igihe, sibyo se? Ndabakunda cyane rero, umunsi ku wundi niko mbabwira, nkomeza nkubwira ngo wowe utarakoze subscribe ugerageze ubikore, kugira ngo ibiganiro byacu ubibona umunsi ku wundi. Hari abantu bashaka kuvuga ngo ariko ubundi mukunda subscribe, ntabwo ari ukuzikunda, impamvu mba mbibashishikariza ni ukugira ngo ibiganiro byacu ubibone umunsi ku wundi. Ushobora kuba ukunda channel yacu ariko utarakoze subscribe, ukajya ujya kwirirwa uyishakisha ngo Shyashya TV n'ibiki n'ibiki, wayisacinga wenda ntuyibone, ariko iyo wakoze subscribe icyiza cyabyo urauploadinga ugahita ubibonera umwanya ku gihe, ukaba no mu ba mbere ugatera comment ngo mbaye uwa mbere, sibyo se? Niyo mpamvu mba mbibabwira. Ndabakunda cyane rero, ngaho muhorane ubuzima, Imana ikomeze kubitaho, mwubaka ingo zanyu zikomera, ngaho mukomeze kugubwa neza.